Muhire Keve Runi ese cyari cyo gihe cyo kugira ngo ave muri Rayon Sport bijyanye n'uburyo ari kwevarwa umunsi ku wundi ese hakorwa iki cyangwa niki kitakozwe kugira ngo aba yaragumye muri Rayon Sport. Rayon Sport hanyuma kandi ikomeje kuganiza abakinnyi batandukanye bagomba kuza kuyinjiramo bose tugiye kuba tubareba transfer zose ziri muri Rayon. Muri iki kiganiro ugiye kuba uzimenya abakinnyi bari gushakishwa muri defense muri mediane kuri attaque ibihugu bakomokamo abari kuganizwa bagomba kongerwa amasezerano nahangaha byose live hanyuma nabagomba gusohoka nahangaha live. Iyi ni Rayon Sport TV mwibutsa gukanda subscribe umunsi ku wundi niba utarabikora nicyo gihe ni nako kanya hanyuma nujye ubona iki kiganiro ugiye buka kugikunda ngewe ndi tuyishime Gerbert ubwo nivuga kugikunda ni like tutereka aka like ibintu bigende neza cyane bitewe nuko mfite ingingo ebyiri kandi zikomeye cyane muri equipe ya Rayon Sport tugiye kuganiraho zifite imbaraga dore kuri Muhire Keve ndaza kwakira n'ubundi Eric Habinshuti muri studio za Rayon Sport TV kuri izi mikoro niwe udufasha umunsi kundi gusesengura. Eric umeze neza? Meze neza cyane Gerbert. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi ariko nta kibazo tumeze neza. Nizere ko uhagaze bwuma. Magaze bwuma ndetse n'ubusesenguzi bwinshi. Reka abakunzi ba Rayon Sport tubaha ibyabo rero. Nizere ko badukurikiye kandi ni karibu nibaze tubabwire ko ibintu bimeze. Karibu ku meza tubahereze ibyo tubagomba cyangwa se tubahereza amakuru ya equipe yose ukahagaza. Muri iyi minsi bisa naho nyine ikirere cyari gituje ikirere cy'amakuru ku makipe yose cyari gituje kuko twari turi muri international duty cyangwa se turi muri international break tugenda tureba uburyo ikipe y'igihugu yitwara neza yaje no kwitwara neza ntago ibyo tubigarukaho kuko umukino ku munsi weje kuri Rayon Sport TV mwaragukurikiranye ahubwo reka turebe hari umukino witwa Muhire Keve. Uyu Muhire Keve ni kapiteni wa Rayon Sport mu bakinnyi ba Rayon Sport bahamagawe bakomeje hari Haji hari Tuyisenge Arsene hari Keve hari nabo batatu bakomeje ndumva nabo batatu bakomeje abandi baratashye uwagize amahirwe yo gukina ni Muhire Keve kandi umutoza ko yaramugiriye icyo cyizere ntabwo yakiraje amasindi match zombe ebyiri yarazikinnye impeccable wende ya mbere yaje gusimburwa ariko match ya kabiri ejo banatsinze ya Madagascar kuko match ya mbere yananiye abantu benshi bose abakinnyi bose en general ku munsi w'ejo nibwo Keve yatweretse uruhande rwe rwa danje ubwo nshaka kugira ngo tubanze tumu detail tugaragaze Keve uwo ari we uyu munsi current form ukahagaze noneho tubone tuza tugaruke turebe ese nicyo gihe cyo kugira ngo asohoke muri Rayon. Mbere yuko tuvuga Keve Muhire ndagira mbanze mbwira abantu ko Keve Muhire ari umukinnyi wicaje Hakim Sahabu wavuye muri Standard de Liège w'umustata yaramwicaje ubwo rero ndagira ngo manze umve profile ya Keve ni umukinnyi mwiza ni umukinnyi utabura muri equipe y'igihugu ndetse umutoza Frank umutoza w'igihugu yabonye ko ari umukinnyi mwiza ku rwego rwaho amubanza mu kibuga ndetse ku mukino kandi twabonye namuhengeka ku ruhande rw'iburyo agashyira rage hanze rero ni umukinnyi mwiza n'umukinnyi tujya kuganiraho ndetse ndibaza ko nta muntu ushidikanya ku bushobozi bwa Keve. Abafana ba Rayon Sport bamaze kwiyakira ubu ngubu kazasohoka muri equipe ya Rayon Sport ku mpera za saison byamaze no kuba byanzurwa nitwe twa mbere twatangaje departure ye ahangaha bwa mbere kuva muri Rayon kwe ariko abantu batangiye kwibaza wenda kuba yasohoka akajya hanze ni byiza akabona ayo mafaranga ariko umupira wa Muhire Keve umupira kina na champion ajyamo hanze hari ukuntu nabita matching byaba byiza ubwo agumye muri Rayon agakomeza akayifasha akayiheka gusoka kwa Keve muri Rayon turaberebera mu buryo bubiri icyambere ni mu buryo bwo gukina umupira ariko n'icya kabiri nacyo kinini cyane hanini abakinnyi b'Abanyarwanda basohoka baba barebaho ni mu buryo bw'ubushobozi bw'ibyo babona ibijyanye n'ibyo bagiye kwinjiza yego ntabwo twakwirengagiza ko iyo umukinnyi asohotse mu Rwanda akajya hanze akajya gukina icyambere ni gukina umupira nk'uko ubona umukinnyi uri professionnel ariko icya kabiri ni ubushobozi amafaranga bamuhemba uburyo abayeho uko bigaragara Keve ni ibintu atabona muri Rayon Sport muri Rayon ubwo rero ikintu cy'ingenzi gituma Keve asohoka kabone nubwo yagira wenda bikamugura kuko ubwa mbere asohotse ngo agaruke muri Rayon ahanini areba ku bushobozi Keve ni umukinnyi ejo bundi yageze mu murenge afite umuryango
afite abamureberera. Rero niba agize ubwo bushobozi, niba agize iyo chance yo kuba yasohoka akajya hanze, ndibaza ko urana umwana wa equipe ntago bakwensista ngo bamugumane, cyane ko ibyo agiye kubona hanze ari ibintu byinshi kuruta ibyo abona muri Rayon Sport. Nicyo kintu cya mbere gituma asohoka. Ariko se uyu munsi wa none reka turebe ni nimero 10 mwiza, niyo playmaker wa mbere mu Rwanda, niyo playmaker wa mbere mu Rwanda tudashidikanya cyane rwose. Rayon Sport iri mu nkundura n'intambara yo kugira ngo irebe ko yakwiyubaka. Igiye gutakaza umwiza yari ifite uyu munsi, ni Kevin, tubyemeranye. Yego, ifite yagira ikihe cyizere ko noneho izabona playmaker mwiza kurusha Kevin. Niba ikeneye kongera kujya kuri table d'honneur ingangane na APR, ikizere iragira ni ikihe? Ahubwo se ntacyo yakora kugira ngo uyu Kevin ntagira hajya. Icyo kibazo n'abare barakibaza, ariko reka tuvuge dutya. Umukinnyi mwiza wa mbere mu Rwanda nimero 10 akwiye kujya hanze y'igihugu. Icyo rwose nubwo abareba bakurura bishyira bakavuga bati uriya umukinnyi mwiza, ariko Kevin n'umukinnyi ndetse n'abareba bamwifuza kujya gukina hanze y'igihugu, kuko ni umukinnyi ufite umupira mwinshi utamwemerera gukina mu Rwanda. Icyo ni kimwe. Noneho kuba abareyo bamwifuza ngo abakinire kuko ambition za Rayon cyangwa se intego zayo ari kujya guhangana ku rwego rwa Afurika, yego, byaba ari byiza, ariko tukibaza ubushobozi bw'ibyo bari kumuha biraza kujya gukompeta n'ibyo agiye kujya kubona hanze. Igisubizo iyo wibaje usanga ari hoya, kuko tuzi n'ubushobozi bwayo. Ntago Rayon ari kipe izahemba Runi $10,000 by'idolari, kandi birashoboka yuko hagiye yabibona cyangwa se akabona ayegereje. Icyo rero ni kimwe. Nubwo Rayon ifite ambition zo guhangana ku rwego rwa Afurika, ariko nanone igomba kubisanisha n'ubushobozi ifite. Nimvuga ati se barabanza batekeza ati nitumuguma tukamuhemba amafaranga, birashoboka ko bizaturemerera twagera muri sezo hagati tukananirwa kumuhemba. Ubwo rero bagomba gushaka umukinnyi uri ku rwego rwe, ariko nanone udahenze, kuko barahari. Ariko nuje akagerageza kuba mwiza muri Rayon aragenda. None ikibazo n'ubundi kizaba cya kindi gihora kisubiramo. Rayon Sport ntiyatwara igikombe yikurikiranije, kuko nibitwaye igikombe ikurikiyeho hafi ya bose barabatwara, barabasahura. Uyu munsi wa none abafana n'abasasenguzi benshi barashinjwa Yezu Jean Fidel ko mu myaka 5 amaze muri Rayon nta gikombe cya champion yayihaye. Ariko usubije amaso uyu mukare w'abakinnyi bari beza muri Rayon basohotsemo bakajya mu yandi makipe baguzwe n'amafaranga menshi, ni benshi ugereranije n'indi kipe yo mu Rwanda. None niba Rayon Sport ari ikipe yo igira umukinnyi mwiza, izindi zikaba zamubonye zamurobye, hari abaragenda muri phase hari abaragenda muri phase retour, hari iyo kipe izakomera gutegere ku rwego rwo gutwara ibikombe. Icyo ni ikibazo, kandi noneho n'abareyo bari mu buyobozi barabibonye, kuko twatangiye kubona bashaka gusinyisha umukinnyi amasezerano arenze imyaka 2. Ikibazo bajije ni uko usanga umukinnyi arasinya amasezerano y'imyaka 2 cyangwa umwaka umwe akajya kuyasoza, kuko abashaka kwigurisha akina neza, bikaza gutuma andi makipe amurabukwa agatanga ibyinshi birenze ibyo Rayon yatangaga. Ubwo rero ikiza nuko umuyobozi umuperezida wa Rayon afite ari mu mwaka wa nyuma, ni abarero bamwe kumugirira icyizere. Ikintu kimwe azakora no kujya ha amasezerano abakinnyi beza, amasezerano maremare, kuko icyambere umukinnyi niba sezo ya mbere mbese ubu ngubu nta guciye mu ijambo, yaba Muhire afite amasezerano maremare, aba yafite offre, uretse gusigira Rayon Sport amafaranga gusa akagenda, byari kumubuza kugenda. Ariko ibyo ngibyo nibyo ntabwo byari kumubuza kugenda, ariko ntabwo bari kubura kumugura $1,000 by'idolari. Noneho ubwo aho ngo tugiye kuri intereza amafaranga dusohotse mu mupira, noneho sasa kandi twaye icyo turi kurana kuvuga Rayon Sport yo kagiye ayo mafaranga asigaye ubundi aragurwa abandi, ko ushobora no kujya kugura umukinnyi akaza ari flop. Icyo twemeranyaho ni kimwe, ntago wabuze umukinnyi kugenda. Icyo ni kimwe, adashaka kugenda arashaka kugenda. Twabonye Ojera agenda kandi aguzwe, yari afite amasezerano. Icyangombwa ni ukuvuga ati wa mukinnyi yadusigiye iki,
nukuvuga ngo ibihumbi noneho ubwo rero ubwo aho ngaho niba ndi kukumva neza hakiri kare ubwo abakunzi bareba bakwizera ubucuruzi kurusha kwizera ibikombe. Reka nsoze nukuvuga ngo adusigiye iki cyakindi adusigiye aho twavanye Keve cyangwa se aho twavanye Ojera turasubirayo. Nese uzahora mu iyo rutine areka niyo mvuga uyu munsi wa none ushobora kujya ku iryo soko ugakurayo Ojera ugakurayo Ruvumbu ugakurayo Keve wasubirayo noneho ugakurayo ba Gomez bande na bande ugasanga nayo amafaranga bagurishije babandi beza arahiye kandi niba umukinnyi yagiye ubwo n'undi ugiye kuza biramutwara igihe cyo kujya muri ekipe none icyo gikombe kizaza ryari. Nibyo nakubwiye aba Rayon cyangwa se ubuyobozi bwa Rayon bukwiriye gushyiraho strictire uburyo byibuze umukinnyi usinya amasezerano make asinya imyaka 3 noneho n'ugiye ntagendere ubusa kandi y'amafaranga bagurishije akagurwa undi mukinnyi nawe ku buryo turabizi ntabwo nubwo abakinnyi basohoka ufite kontra iri hejuru ntabwo uko ufite umwaka umwe yagenda ntabwo ariko ufite imyaka 3 yagenda ushobora no kumusitira ntagende. Icyo rero abayobozi bakwiriye gukora ni kimwe kugira ngo birinde gusohoka kw'abakinnyi cyane basohoka binjira nuko bumvikana n'umukinnyi bakamuha amafaranga akabasinyira imyaka iri hejuru y'ibiri cyangwa 3 ku buryo umutozo uzatanga niba ari Jiremete uzatangira sezitaha agatangira kubaka ekipe nuzamusimbura akasanga abakinnyi barahari ku buryo nta kibazo ekipe izagira. Ariko se ubundi igikombe cya shampiyona cyo mu Rwanda ni miliyoni 28. Yego reka tubirebe gutyo ubundi Rayon Sport iramutse igurishije abakinnyi babiri bayibihumbi 100 muri saison itatwaye shampiyona hari ibihombye. ubu ngubu ntago shampiyona mu Rwanda iragera ku rwego rwo kuvuga ngo ibyo wasohoye ibyo winjije birangana. Ahanini usanga ibyo wasohoye ari byinshi. None nanjye ndibaza niba Ojera agiye akagusigira ibihumbi 50 reka tuvuge gutyo wenda n'uyu Keve wenda nuko ashoje akaba yaragiye kugenda akaba yagusigira nawe ibindi bihumbi nka 50 sugize ibihumbi 100 mu mafaranga ya recruitment washoye niyo warangiza uri wa gatanu ndavuga urinjije cyane kurusha uzatwara igikombe cya champion cyane. Niyo mpamvu Rayon ni ikipe y'abariyo n'abafana bakuriye gushakisha ubu ahantu hose azajya hava amafaranga ku buryo nta mukinnyi wa Rayon byiba niyo hagira n'ugendera ubusa ntibabe babiri cyangwa batatu bashake agenda asigiye ikintu ekipe. Ubwo rero point ngende kukuganishaho niyo kumvisha abafana ko bareyo burya kuba successful gusa su gutwara igikombe cya champion. Uyu munsi Jean Fidel baramukamera mu kitoze ariko yaba maruvuga ngo mu bijyanye na team management cyangwa se ku yarabishoboye financially ari hejuru. Iki ngiki nicyo bisobanuye twagiye tubona Rayon zo mu myaka yashize Rayon z'ibibazo Rayon idahemba Rayon irimo amashyamba ariko yabyavuyeho kandi cyabiteye nuko abakinnyi barahembwa ku gihe nta muntu bafite wo kubagira wo kubinjiramo ngo agire icyo abohesha bitewe uko batahembwe. Ibyo ngibyo Jean Fidel abishyize kandi rega success bikombe nayo bisaba kwihangana. Uyu n'umwaka wa 4 usoje niba nagijwe icyizere cyangwa se undi uzamusimbura wese azubakira ku byo nawe yatangiye kandi icyizere kiragaragara ko gihari. Igikombe cya shampiyona kizagira kiboneke. Muhire Keve ejo yatanze pass ya zimwe zaba Kevin De Bruyne ari imbere gato y'umurongo w'abanyamikibuga kabiri. Iyo pass yayiherezaga mu gishaje Bere waje gutsinda igitego cya mbere cy'ikipe y'igihugu Amavubi ku mukino batsinzemo Madagascar ku munsi w'ejo ibitego 2. Ubwo ibyo twagiye tubihuza na performance yindi muri Rayon Sport buryo yagiye yifasha amanota agiye atandukanye. Ibi ngibi ari nabyo byongera Valerie cyangwa se agaciro ke kagomba gutuma sohoka muri Rayon. Ubwo abareyo benshi bibazaga ngo ese twakora iki ngo tumugumane dusanze bakwihanagura.
icyiza nuko yasohoka nawe akajya gukorera amafaranga. Yego. Kandi benshi ndakeka twemeranya. Hanyuma reka tuve kuri Muhire Keve, ubwo mwabyumvishe ingingo imwe tuba tuvuzeho tugenda tuyivugiramo byinshi. Niyo mpamvu kutumva ikiganiro ngo ukirangize cyangwa ugisoze uzajya uhomba byinshi, ubukwiye kucyumva kuva gitangiye kugera kirangiye. Ubu ngubu noneho tugiye kureba signing Rayon Sport yatangiye kugenda irambagiza abakinnyi bagiye batandukanye bagomba kuza kuyifasha umwaka utaha. Ariko Mr Eric, mbere yuko tugaruka ku mazina cyangwa se mbere yuko tugaruka kuri poste, banza utubwire ukurikirana Rayon cyane. Ubundi ahantu Rayon Sport ifite ikibazo ni mu kibuga. Rayon Sport atakasha abakinnyi haba mu kibuga, haba mu badefenseur rabatakashe, abo hagati igiye kubatakaza, abimbere igiye kubatakaza. Rayon Sport kwiyubaka impande zose. Uhereye mu izamu, kuko twabonye ko umuzamu hari n'umwe ni Kadimendiaye, kandi nawe ntarongererwa amasezerano. Twabonye hagati, twabonye rwatu byagenda, ni ukuvuga ngo Aimable rasoje, mbese igomba kwibaka ahantu hose. Hanyuma reka turebe, tubwire kuri iri soko ryo mu Rwanda. Ninde mukinnyi utari muri Rayon ushobora kuza kaba yagira icyo afasha muri Rayon? Ubwo uhere muri mediane no muri defense no kuri attaque, ninde wafasha kuri iri soko ryo mu Rwanda tutarareba hanze? Tuvugishije ukuri, bijyaniranye n'intego za equipe. Abakinnyi bo mu Rwanda ya Rayon Sport yarekirita nabasimbura. Nta mukinnyi wo mu Rwanda izarekirita ngo ngize guhangana na APR kujya kurekirita hanze, avuge ngaje kubanzamo. Yego. Nta mukinnyi izarekirita, twigeze no kubikomozaho. Ikure kurekirita abakinnyi bo hanze babanzamo, cyane ko twabonye yuko banashoboka yuko abanyamahanga bakwiyongera umwaka utaha sezitaha akava kuri 6 bakajya ku 8. Ni bizaba rwose. Ikure kurekirita abakinnyi bo hanze, noneho ikareba mu bifite niba arabo yakongerera amasezerano, cyangwa se ikarekirita mu Rwanda baza kuba basimbura. Ko twabonye ko niba ubu wa kabiri sinzi nuzajya kurekirita mu zabaye za gatanu nguzanganira igikombe ngo utware champion. None reka turebe n'abanyamahanga 8. Uyu munsi Rayon Sport ifite abanyamahanga, ndumva Kadimendiaye umunyamahanga. Hagati mu kibuga nta munyamahanga urimo. Harimo Emmanuel mvuye kure, hakabamo na Aruna Musamajyariwa 3, hari Charles Bare 4, hari Youssef Rabe 5, hari Gomis 6. Yego. Sabo banyamahanga bahari nabo ifite bonye, abo banyamahanga igumane n'umuzamu Tamare na Tamare wa 7. Yego. Igumane ndi tuvugishije ukuri. Ni umuzamu wenyine ni nawe bari kuganiriza, ni Kadimendiaye. Abandi bose bazatandukana. Inyuze mu Umweyo. Ni Umweyo igatangira kurekirita bushyashya. None reka turebe inyujije mu Umweyo, dupangira tubwire ngo aba banyamahanga bakenewe naba. Dore kubakire urutirigongo. Buriya nta nubwo rega ngiye naricaye nsanga nta nubwo rero ikwiye kugira abanyamahanga barenze 5. Bibaye byiza no kuvuga ngo ari abanyarwanda beza, hari nabo yava na hanze ikabagarura rega ikabagarura. None wowe twubakire rutini iri abanyamahanga batarenze 5 kugira ngo twerekane ko bishoboka. 5 tubasosiye abandi banyarwanda, kuko abanyarwanda bose ntabwo bazatandukana na Rayon Sport, baraza kuba basigaye. Nibyo dore ahanini abakinnyi Rayon Sport ishaka abakinnyi 3 bataka, ubwo ni impande 2 n'umwataka n'umufinish. Yego. Ikagira umuzamu warahari n'umunyamahanga, ikagura umudefenseur umwe, abo ngose babaye 5, ikagira n'umukinnyi wo hagati umwe mediateur. Nimero 10 akava he playmaker, kuko turabona ko wenda nubwo twavuze wenda ku isoko ryo mu Rwanda rirakennye, ariko burya wazanye abakinnyi b'abanyamahanga beza mu mwaka utaha aranuza arashoje amasezerano ye Muhire, kandi Muhire nimero 10 nziza ntago bari bamwemera. Byaterwa n'umutoza, burya umukinnyi twage tubona barekigita bagapfa amafaranga, suko batamwemera ahubwo bapfaga amafaranga. Ubwa mbere hariya ni bamuhaye sheke niho make cyane, bagiye muri AS Kigali icyo gihe muri AS Kigali. Bra rero ngiye umukinnyi wahemukiye Rayon akayitandukira, ntago nkurikirana. Noneho uko twari tubonye ko batabona umunimero 10, barekirita abakinnyi bagati 2. Bakarekirita nimero 10 na nimero 8 na nimero 8, cyangwa bakarekirita nimero 10 na nimero 6.
bagashaka nimero 8 w'umunyarwanda. Ibyo nabyo birashoboka, yaboneka. Ariko njye nanjye nemera ko waramutse wazanye umudefenseur umwe mwiza uri kuri kariba, wazanye mediateri hatari, ufite impande ebyiri zikora neza, ufite umwata kudakeneye kazi imwe ebyiri ngo abataratsinda igitego, abanyarwanda wabashyiraho bakina. No kuvuga ngo ntabwo ari ngombwa yuko ekipe yose igira abanyamahanga. Abakinnyi umuntu barindwi b'abanyamahanga cyangwa se batandatu beza, ubwo ni batandatu imbere, abandi banyarwanda bane bakiraho kandi bagakina neza. None biraza gusaba iki Rayon Sport kugira ngo icyambere birayisaba n'ubushobozi. Ubushobozi bwo burahari, skoro yamaze kubemerera kumenamo. Ikindi rero bigomba gusaba Rayon, twagiye tubona bayipfunyikira aho ngaho nge iyo niyo point narindiho, kuko tubonye ko ufite batanu beza b'abanyamahanga yego wakina. None abo batanu birasaba iki ngo baboneke? Icyambere bisaba twabonye ko ubushobozi buhari. Icya kabiri rero birasaba yuko komite ya Rayon ishyiraho staff ishinzwe kurekirira, bakavuga bati dukeneye umuzamu. Ese umuzamu Kadime ndaye mu byo tumukeneyemo ni umuzamu ushobora kuzatugeza mu matsinda mu gihe twaba twasohotse. Bakabanza bakareba, bakumvikana. Twabonye atari umuzamu mubi kuko we ari nabakinira. Umudefenseur bashaka ntibazajye kureba bati dore dufite umu agent umujyanye mfite umukinnyi mu Bugande dore ngizi videos. Ibyo ngibyo ntago bikigezweho. Ibyo bintu ntago bikigezweho. Bareyo umva urabeshywa, birabarakubeshya. Baranazeditinga cyane, highlight barazeditinga bagashyira ibyahe n'ibyahe, bira ntago ari byo. Bashyiraho abakinnyi bajye gushaka muri championnat ziri ubu ngubu tayari. Niba ari ikipe iri maso bakwiye ko batangiye kurambagiza, niko bigenda. Ntabwo bazarambagiza mu kwa 8. N'ubundi bari kurambagiza mu kwa 8 ni igihe cyo gutangira imyitozo. Ubwo bagwe twumva niba amafaranga hari ukumva umwe yasinye undi yasinye. Naho bitari ibyo, niba tegeza kuzasinya mu kwa 8 bazatangira kujya basinya abakinnyi bamaze mwaka badakina, basinyisha umukinnyi wavunitse. Ariko ubu ngubu kujya kureba umukinnyi hari gukina babatura namubonye ukavivura mukumvikana amafaranga. Niba uragura muri ekipe, niba uragura ku mukinnyi w'igiti cye, nuko bikwiye kugenda. Bakubaka ekipe izahangana umwaka wese. Ntutegereze ngo champion ibanze irangire ubone ugure. Rayon Sport rero yatangiye ibiganiro bitandukanye, ahubwo ubwo nazanye icyo kibazo kugira ngo numve ko turaza guhuza ku bijyanye n'abakinnyi numva ko yifuza. Nanjye numvaga izamu ni okay, mediane wenda bagashakamo umwe na defense undi, imbere akaba ariho bashyira imbaraga. Ntabwo dushaka kubona Rayon Sport igura abanyamahanga babiri baba defenseur. Burya twabonye, reka nkwereke. Mitima afite kontra ya Rayon, kandi twabonye n'umudefenseur mwiza. Twabonye nabanzamo kuri match z'amavubi zashize zitari zingi, twabonye abanzamo mu Mavubi yagiriye icyizere kandi akina neza. Rero Mitima ni umuntu wamugura mu defenseur ufite experience mwiza mu nyamahanga akagukinira neza, bakora akazi. Ntabwo ari ngombwa yuko ujya kugura ababiri bakutwara amafaranga y'ubusa. Noneho ugashaka umusimbura, abasimbura mu Rwanda. Hari ikipe zo mu Rwanda wajya kugura mu defenseur akaguterera match nk'icumi muri saison imugiye umwe yagize ikibazo. Ese nasaba Imana niba nta kipe yindi mushaka yagumyaka umusimbura. Bumvikanye nawe yaumusimbura. Mbese icyo bakwiriye gukora defense nubwo atari mbi, ariko nanone ntabwo ari nziza cyane. Bayishakiremo umukinnyi ukwiye kubanzamo muri defense. Ndabyumva. Hanyuma hagati tubonye ko bakwiriye gushaka abanyamahanga babiri byibuze. Twabonye ko Majari akwiye gusohoka bitewe n'ibibazo yagiranye na ekipe. Ntuyumvuye kure nawe ashatse yagiye kure nawe. Twabonye urwego rwe. Ubu bakwiye gushaka abakinnyi babiri kubasimbura. Kalisa arasoza. Kalisa umusimbura mwiza, baramutse bumvikanye. Kalisa umusimbura mwiza. Hanyuma Gasongo Ngendahimana nawe arahari. Gasongo ni umukinnyi mwiza. Ni umukinnyi mukuru. Burya ari umukinnyi ugira muri ekipe, atari uko kuvanga ngo akine gusa. Ari umukinnyi mukuru kujya kugira inama abandi bakinnyi
ibyo rero Gasongo arabyujuje bamuha umwaka umwe ku buryo kuko Gasongo n'umupolivara Gasongo akina muri defense Gasongo akina no kuri gatandatu kandi n'umukinnyi mwiza twamubonye ayobora Kiyovu twamubonye nubwo uyu mwaka yagize imvune nyinshi ariko nibaza yuko ushaka umusimbura utamurenza ingo hanyuma kanamugereroje Biense n'umwana mwiza n'umwana uri kuzamuka Roje ndibaza ko ni umukinnyi utatakaza abakinnyi nka bariya ni n'umukinnyi ukurerwa amasezerano y'igihe kirekire Roje cyane sinzi niba mubibona hari umukinnyi uvuga ati uyu nguyu umuhaye imyaka 4 cyangwa imyaka 3 mu gihe twumvikanye akazamura urwego ni umukinnyi wangirira akamaro gakomeye muri aba mediateri batatu bagomba kurekuramo umwe kugira ngo binjize undi yego hagati ya Kalisa na Eric na Roje kandi Kalisa arashoje na Eric arashoje we wa preferande je na prefera Eric kayo ahaguma ari uhaguma Kalisa ubwo aragenda izo nkura za ndani n'ubundi niwe zagwagaho cyane rwose bura na prefera ko Kalisa agenda Eric akahaguma imbere ho nta byinshi twahavuga hari Yusef twarabibonye Yusef we byaranze hari haje asigaje umwaka umwe arakomeza bumusimbura kuko agifite kontra awe arabumusimbura hari Tuyisenge Arsene ugomba kuganizwa kuko warasoje nawe ntabwo ari umusitata wa leta erega anatangiye kubanzamo ari uko abakinnyi bagiye ibibazo byabaye yego sinibaza yuko wamushyira kure nk'umukinnyi ushaka umusimbura ushaka ko abakinnyi bazaga basimbura ntabwo ari umukinnyi mubi ku buryo atasimbura rero wamuha imyaka 2 nawe agasimbura akaba umusimbura mu gihe umunyamahanga bazanye yagize ikibazo cyangwa se yabonye amakarita 3 yakina ubwo kuri wingi tubonye ko uruhande rumwe ni haje usimbura urundi Tuyisenge ukagura abawinga 2 Pascal we n'umwana Pascal akina no muri Rayon ya 2 ni wakina muri Rayon ya 2 Pascal aracyari umwana reka twekwirirwa tumubara kuba winga ubwo hari yarundi mwinga twibagiwe ndibaza ko ari ntawe Yusef we baratandukana yego bagomba kugenda mu bataka nibwo ni Gomisi na Charles Bare na n'uyu mutara mu muremure Prince Rudasingwa ni umwana wa equipe barahari Gomisi uwo ngo yasinye amezi 6 kontra irarangiye Charles Bare yasinye umwaka umwe Charles Bare arashoje arasoje nawe ubwo abo ngabo no kugenda ahubwo nkuko twabibonye bakwiye gushaka abataka 2 kuko ntago umwataka umwe wamugura ngo umufatanye na Prince ngo bizavemo hagomba kuza abataka 2 basimbura Gomis na Charles Bare Tamare nawe agomba gucaho Tamare bazagenda ngayo nguko ubwo aho twadusize ni ku nimero 10 hariho umunyarwanda bava kure ndekwe bava kure ndumva ko bamureka ariko ndekwe kamaze igihe kinini kukuza muri Rayon byaranze arashoje ngira anasoje bamuretse akigenda bava kure rwose baramureka bava kure ndekwe ubwo barashaka umwana w'umupremeka ku 10 bagure n'umunyamahanga ku 10 wo kumusimbura ndekwe nagaruke muri Marine yongera azamura urwego cyangwa se asubire muri za Gasogi cyajya muri za Gasogi yego ndekwa aragiye naho urwego rwa Rayon rwaramusize ntago biri kujya ntago biri guhura ubwo defense hose Rayon Sport yose turayitatuye hanyuma kuba defenseur baba winga hari Serumogo ari Omar bo ntago ari babi burya afite umwaka umwe aracyafite umwaka nabwingo akimo afite we yasinye 3 afite 2 bo ntago ari babi abashakira abasimbura abwo aba basimbura nta competition bakomeza babegana ijuru na Mucyo Didier Junior Mucyo arasoje Mucyo bamureka agenda Mucyo arashoje asura muri Bugesera yasura muri Bugesera ahubwo bakashaka wo guha competition Serumogo twabonye Serumogo asubira hasi yasubiye hasi cyane kandi nanone ukarebuka bwataho kugira ngo nzane Didier kandi Didier nawe nta competition mukiraho yaratuje bakwiye gushaka nimero 2 Serumogo yasubiza urwego rwakomeza kuba hasi akabanzamo yego naho iraguha we ndumva bamureka nako Ganijuru uramuzungu abazungu bakunda abakinnyi bafite igihagararo nka kiriya Ganijuru bamureka ntabwo yapfa kumurekure ntabwo ari mubi ubwo ku bakinnyi bashakwa murabyumvishe ko hari umudefenseur umwe byibura nimero 2 hakaba umumediateri hakaba abawinga 2 hakaba n'abarutayizamu 2 haboneka na playmaker bikaba
ari sawa cyane Rayon y'umwaka utaha ikazahangana. Ikibazo si amafaranga muri Rayon, ubwo ikiraza gusigara nukureba uburyo bazagura abakinnyi beza. Yego banago bakwiriye, ari ibintu badakwiriye gukora amakosa yabayeho uyu mwaka rwose. Ndibaza ko ni naryo somo Jean Fidel yize, ntabwo bizongera kumubaho. Nawe biramubabaza kubona aha kontra umukinnyi mu kwezi kumwe akaba baratandukanye. Cyo abari igisebo bakamwita ngo n'umubonsa, ariko warashimbogo. Jean Fidel nayo muri kiganiro herutse kuduha rwose yatubwiye ko nawe yamaze gufata ikigwa. Hanyuma reka dusoreza ngaho burya iminota 30 ndumva ibaye, kandi nta nicyo dusize muri Rayon uretse ko uyu munsi barakomeza imyitozo bitegura mukura Victory bafite muri weekend ihuye. Tuzagira igihe cyo kubigarukaho, kandi none n'imikino no mugiye kujya mutangira gukurikirana kuri Viva Rayon Sport. Ariko kuri ubu ngubu mugiye gutangira kongera mujye mukurikirana imikino yose ya Rayon Sport live ahangaha kuri Viva Rayon Sport TV. Match iba uzajye uburitari rwose uzajya uyibona. Imyitozo irakomeza ku mugoroba. Umutoza Julian Mete yaragarutse urabizwa yagiye gusura famille, baraza kugaragara mu Nzove. Ibikoresho bishya byatanzwe na ubushize navuze ngo ni masita kandi ari kwesa, ni kwesa ababyumvishe rwose munyihanganira. Ariko bura kuba tuvuga twirukanka ari gihe habaho kwibeshya. Ikindi kandi imyitozo bashyizemo imbaraga kuko bari kwitegura kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Kabonye Bugesera itsinda APR bakwiye gushyiramo imbaraga nabo kuko iki gikombe baragishaka cyane, nabo baragikeneye. Ubwo rero muri Rayon byari ibyo rwose, ndumva ntacyo dusize. Ubwo izindi operasiyo zose nta kuri Viva Rayon Sport TV amakuru atandukanye ya Rayon. Niba utarakora sabu uri gucikwa, niba warayikoze umuntu w'umutaramu hanyuma iki kiganiro n'ujye ukibona, igitekerezo cyawe ni ingenzi, hasi ugaterekaho akarayike. Rike ngushimire cyane. Wakoze cyane. Nari tuyishime Gerbert, ibihe byiza.